naho pasiteri yasohotse ahamagara abadiyakoni babiri bamureba bamwumva, ahamagara ku buyobozi bw'akarere, arahamagara ati bayobozi bakuru mudutabare, haje umuntu wiyita umukozi w'Imana kuri iyi paruwasi ni gutya, aravuga ngo akandi afite ingengabitekerezo ya jenoside, yakomerekeje abarisikapi, abantu barize kubahoza byatunaniye, mudutabare ataragenda asobanure iby'ubutumwa ari kuvuga ibyo ari byo. Bene data, narangije gusengera abantu, umudiyakoni umwe amfata ukuboko ati ngwino baragushaka muri biro. Nkigera muri biro rero pasiteri aransuza amereza umukono, aturaho, nanjye ntimuraho neza, arambwira ngo ndagira ngo nkubwire ko ndi pasiteri. Ntiyego, ngo ariko ndashaka kukubwira ko uri igicucu, urinjije, uri ikigoryi, uri igishegabo, wagishuba zikowe. Niko ye, ibintu byose Imana igutumye niko bivuga, wanjijiwe, ntushobora kugira ubwenge, wagicucuwe, wakigoryiwe, wagishegabo we, wagishuba zikowe. Numva ndababaye, ndamubwira ni pasiteri, ngewe ukubwira gutyo? Niko ye, ngo ibintu byose Imana igutumye ariko bivuga. Ndavuga ntari ngewe n'Imana uzi ubwenge kurusha undi nindi, buriya ndi muntu ki wo gukosora Imana ivuze? Nuretse nanjye ibyo Imana yagoreka nubwo uri pasiteri washobora kubigorora. Arambwira ngo mva mbese aho ubera igishegabo, wagicucu, wakigoryiwe, wanjijiwe. Ngo yewe gume muko gusaba uyu musore uzagushaka ngo kabishwe warabuze n'umugabo. Ndamubwira ndi pasiteri, aho mwabakuye hari iwanjye, ni kandi mpfuye ndashatse sinjye wa mbere, utagira ngo mfite ikibazo cy'umugabo. Ndamutse mpfuye ndashatse ntagashye n'abanjyanye mu ijuru, sinjye wa mbere uzaba utashye mu ijuru ntubatse. Neri yari mu ijuru nta mugore, Elisa ntawe. Ndamubaza ni Yeremiya wigeze wumva aho yafashe irembo? Ni Yohana umubatiza umwe wabatije Yesu Kristo, wigeze wumva aho umukobwa yabajije izina? Ni Yohani wundi bajugunye ku kirwa cy'Ipatimu, nigeze wumva wahishuriwe ibyahishuwe, hari agakobwa kahamusuye? Ni Pawulo we yaravuze ngo ubishoboye yibere nkanjye. Ni ntago ibyiringiro byanjye ari umugabo, uzabaze. Ni rwose ntashye ndashatse nta kibazo, ngewe nzagirana n'umuremyi wanjye. Nuko ngo avuga ko wamubuze, wanjije, wagicocowe, ngo ubundi se niwe musore wakwemera? Nuko ndamubwira ni rero pasiteri, ndabyemera, ndi igicucu, ndinjije, ndi ikigoryi, ndi igishegabo, ndi igishuba ziko, n'ibindi byose wumva wantuka, kuri njye nta kibazo. Ariko nkwibazirize, ndemera ko ndi umunyabyaha, niwe uri umukiranutse. Ni pasiteri kutukana, buri wagushatse ntiyumiwe, ntandusha ibigeragezo, nereka nigendere. Mu kumusezeraho gutya ubundi yari yagundira ikiganza, yanga kundekurira akaboko. Uko byagenze ho gato yambaye ku buhamya, natumiwe Igikondo kubwirizayo mu Kigarama, dore ko basenga ku wa gatatu mu Mibyizi. Riziki ngeze Nyabugogo nibagirwa ahantu ngiye, nibwo bwa mbere byari bimbayeho, kuva mu rugo ngagera muri gare ngiye gutega imodoka, ngashaka aho ngiye ngahayoberwa. Noneho bimaze kungendekera gutyo, ndibwira nireka njye bunaka ate ko zaho hantu nahuriye n'agashya ho muri Hangana, ntago mbavuga izina. Nuko ntireka njye bunaka, ndarumva ko basenga uyu munsi, reka ngiyo. Ndakugendeye nginguka mu muryango w'urusengero, uwari uyoboye icyumba aravuga ngo dore wa mukobwa nababwiraga nzabatumirira, ngo umwe wabaye umubikira, ngo Imana yakoresheje kuri boîte Cadillac gashya, urusengero rwose rukuma mu mashyi. Bamwe ngo naduha ubuhamya, aravuga ngo agiye kuduha ubuhamya. Mu bashyitsi bari batumiye nta n'umwe rurakahagera. Nuko aravuga ngo aho bashyitsi bacu twatumiye, aho baramusangira barakomerezaho, cyangwa se ashaka soza iteraniro, abantu bose ati nashaka ari kesha. Nuko amereza mikoro ati twasenze bihagije, komereza aho utangira utubwire ubuhamya bwawe turabushaka. Nibwo bwa mbere abantu bari bansabye ubuhamya, nkiyumvamo kudatanga ubuhamya, numva fashwe n'ifuhe rirenze. Ndavuganiye nitegereza iteraniro, ntubuse namwe muri abantu bo guhabwa ubuhamya? Nimurabona ngewe Riziki Chantal nabaha ubuhamya? Ndavuga ni nta buhamya bwanjye mbahaye, nimukwiranye n'ijambo ry'Imana. Numva urusengero rwose ngo ariko sinabyitaho, ndabihorera. Ndababwira ni dufate Bibiliya dusomera ijambo nababwiye, ntangira kuryinjiramo mvuga ukuntu abantu bakabije kuba benshi, amakorara ari urujya n'uruza. Ndivuzeho mpinguka kuba pasiteri, mvuga ijambo ari ryo ryanzaniye akaga. Ndavuga ni birababaje ko umuntu agenda mu modoka
wajya kumva ikiganiro cy'abanyamakuru kuri radiyo ngo bafashe umupasiteri asambana. ndavuga nari ko buri urupasiteri rusambana rwabuze iki? Ni kuko umupasiteri wahangaye gusambana ntaba akitwa pasiteri, urwo ni urupasiteri, n'igisambana cyabuze iki? Ko Imana iba yarabahaye abagore, ubundi icyo bari kujya gushaka atafitiwe mu rugo ni igiki? ndavuga ariko ibi bipasiteri Imana izabica, ntizabanika, ntizamanura inkota mu ijuru, izabatera ku mutwe, ntibazabura gupfa bapfuna ubwongo. Ni nta mupasiteri cyangwa umushumba wo gusambana. ndavuga ntizabica we. n'ubuyo baza ko abapadiri bari gusambana bingana iki? mu gihe navugaga gutyo, nari ndi kugenda negera korari, ndi kubwiriza, ndi kugenda nyisanga muri kwa kwegera korari hari umugabo wicaye imbere ku ntebe y'imbere muri korari, yambaye ipantaro y'ikoboyi, yari pasiteri n'agapira karakosite k'akabodi kamubanye. ntabwo yaje kwicara mu myanya y'abakozi b'Imana, sinamenye ko ari pasiteri. none nagiye mwegera mukoraho ndabeshyara. ubwo urusengero rwari rwuzuye abantu, ahantu hari amakuru ko pasiteri asambana. inkuru ari kimomo, abantu bose bahise bakoma mu mashyi, bamwita amavuta, abandi ati imbaraga, ati komereza umukozi Imana tuziye igihe. umugabo arahaguruka umwe aravuga ati rata mukozi w'Imana, ntabwo dukwiranye n'ubuhamya, dukwiranye n'ijambo ry'Imana. ati bakabije kuba benshi. numva urusengero rwose ati bakabije kuba benshi, bakabije kuba benshi. ngewe sinamenya ko ntayibuye ku karere, ntabwo nari nzi icyo nkozi icyo ari cyo. noneho navuga ntibakabije kuba benshi, abantu bose ati bakabije kuba benshi, bakabije kuba benshi. abantu bakiyamira, simenya impamvu. hari umugore wari uhagaze ku muryango yambaye ikanzu yamagaze, ikanzu ibonerana y'agapira, harimo akasujipe kafeke, hari amakanzu yazaga utashyiramo iyindi sekiriti imbere bakakureba wese uko uteye. noneho yarahagaze ku muryango n'ibara rya suve yambaye, ukaribona rwose, ukabona uko ateye wese. ndamamagara, ni wowe, ni wowe, ni ngwino, ni ngwino, nikira vuba. umugore araza, aje ndamubaza nti niko ye, imbere y'Imana, muri inzu y'Imana uri umukirisitu, ubaga umudiyakoni, wiyita iki mu nzu y'Imana, aheraho Imana? ndamubwira nti nkubwire ibara ry'ikariso wambaye, nta yerekwa nagize, araye amaso y'umubiri. n'ubu uretse ngewe abandi mu iteraniro nta bandi bayibonye, nkoresheje ikizamini, hari benshi bakubwira ibara rya suvetoma wambaye. ndamubwira none se ubaga indaya, aheraho Imana uri kabwera, uri igiki? naho wa mugore bamuvugagaho ko ari habara ya pasiteri. aho ngaho abantu bose bakoma amashyi, bakabije kuba benshi, bakabije kuba benshi, amavuta, amavuta. abantu bakajya bahaguruka, sinamenye impamvu. mvugo narishimye aho, mbese bavuga ngo ni ugushima aho abantu bashakaga, njye narindi gukoraho abantu bari gushaka ntabizi. haba hahingutse umusore w'umuvugabutumwa, aza akuzanira n'ibikabyo. ngira ngo umushyitsi nta nubwo wari uwo muri ADEPR, nta nubwo icyo gihe. aza yambaye agapantaro yapokese kamubanye, ubanza ari uko yari idashoboye no kugera haruguru, wagira ngo ntago yariye. noneho agakoti yambaye gacimburiyemo hagati. arangije nta Bibiliya yari afite, yari afite dokima na agenda na telefone. none mu gihe agiye kwicara mu myanya y'abavugabutumwa, ifu ryari ryamfashe kare. niba ari ifuhe, harimo abambwira ngo, hari abageze kumbwira ngo ni umushiha. ubwo nuko nyine nta kundi, murihangana. njye ariko nuko nakoreshejwe icyo gihe. mpamagara wa musore nti ngwino, ni ngwino, nigira vuba we, ni ngwino. araza kuko abantu bari bari kwiyamira, agira ngo ni za nyigisho ziharawe z'ibitangaza. ndamubaza nti niko ye, uri umukozi w'Imana? naho umusore, ndi evangelist. akivuga gutya, abantu bose ati bakabije kuba benshi, bakabije kuba benshi. ndamubaza ntiwahura nawe mu nzira akamenya ko uri umukozi w'Imana ninde? itandukaniro ryawe na bano bantu b'isi njya mbona, n'abahanzi b'isi imyambarire yabo, uwagutandukanya nabo batondorera amazina nirihe? dore mbese nako gapantaro wambaye kakubanye, reka data, inyuma imbere wagira ngo wicaye mu gasahani. niko ye, umukozi w'Imana yambara ipantaro imeze gutyo. abantu bose ati bakabije kuba benshi, bakabije kuba benshi. nihuse narangije kuvuga icyo mvuga, mpamagara baza kwihana. naho pasiteri yasohotse ajya hanze, ahamagara abadiyakoni babiri bamureba bamwumva, ahamagara ku buyobozi bw'akarere.
arahamagara ati bayobozi bakuru mudutabare. Haje umuntu wiyita umukozi w'Imana kuri iyi paruwasi ni gutya, aravuga ngo akandi afite ingengabitekerezo ya jenoside, yakomerekeje abarisikapi, abantu barize kubahuza byatunaniye, mudutabare ataragenda asobanure iby'ubutumwa ari kuvuga ibyo ari byo. Bene data, narangije gusengera abantu, umudiyakoni umwe amfata ukuboko ati ngwino baragushaka muri biro. Nkigera muri biro rero, pasiteri aransuza amereza umukono, aturaho, nanjye ntimuraho neza. Arambwira ngo ndagira ngo nkubwire ko ndi pasiteri. Ntiyego, ngo ariko ndashaka kukubwira ko uri igicucu, urinjije, uri ikigoryi, uri igishegabo, wagishuba zikowe. Niko ye, ibintu byose Imana igutumye niko bivuga, wanjije we, ntushobora kugira ubwenge, wagicucu we, wakigoryi we, wagishegabo we, wagishuba zikowe. Numva ndababaye, ndamubwira ni pasiteri, ngewe ukubwira gutyo? Niko ye, ngo ibintu byose Imana igutumye ariko bivuga. Ndavuga ntari ngewe n'Imana uzi ubwenge kurusha undi nindi, buriya ndi muntu ki wo gukosora Imana ivuze? Nuretse nanjye ibyo Imana yagoreka nubwo uri pasiteri washobora kubigorora. Arambwira ngo mva mbese aho ubera igishegabo, wagicucu, wakigoryiwe, wanjijiwe. Ngo yewe gume muko gusaba uyu musore uzagushaka ngo kabishywe warabuze n'umugabo. Ndamubwira ndi pasiteri, aho mwabakoye hari iwanjye, ni kandi mpfuye ndashatse sinjye wa mbere, utagira ngo mfite ikibazo cy'umugabo. Ndamutse mpfuye ndashatse ntagashye n'abanjyanye mu ijuru, sinjye wa mbere uzaba utashye mu ijuru ntubatse. Neri yari mu ijuru nta mugore, Elisa ntawe. Ndamubaza ni Yeremiya wigeze wumva aho yafashe irembo? Ni Yohana umubatiza umwe wabatije Yesu Kristo, wigeze wumva aho umukobwa yabajije izina? Ni Yohani wundi bajugunye ku kirwa cy'Ipatimu, nigeze wumva wahishuriwe ibyahishuwe, hari agakobwa kahamusuye? Ni Pawulo we yaravuze ngo ubishoboye yibere nkanjye. Ni ntago ibyiringiro byanjye ari umugabo, uzabaze. Ni rwose ntashye ndashatse nta kibazo ngewe nzagirana n'umuremyi wanjye. Nuko we ngo avuga ko wamubuze, wanjije, wagicoco we, ubundi se niwe musore wakwemera? Nuko ndamubwira ni rero pasiteri, ndabyemera, ndi igicucu, ndinjije, ndi ikigoryi, ndi igishegabo, ndi igishuba ziko, n'ibindi byose wumva wantuka, kuri nge nta kibazo. Ariko nkwibazirize, ndemera ko ndi umunyabyaha, niwe uri umukiranutse. Ni pasiteri kutukana, buri wagushatse ntiyumiwe, ntandusha ibigeragezo, nereka nigendere. Mu kumusezeraho gutya, ubundi yari yagundira ikiganza, yanga kundekurira akaboko. Yanze kurekura ikiganza, ndamubwira, arambwira ngo rero ngo numvishe ufite ijambo rikomeye, ngo ijambo ry'Imana, ngo none ngo ikintu uburura buri ubwenge, ngo reka nkwigisha ubwenge. Ni nta kibazo. Amereza inkuru za Danieli muri Bibiliya. Urya yajyaga kuvuga abami akavuga ko yabonye ibinyamaswa. Ni buriya Danieli iyo ataza kugira ubwenge ntiyari gupfa. Ndavuga ntibyanditse ko Danieli yatinya abami bo mu isi. Niyo aza kuba yaratinya abami bo mu isi ntiyari kwemera kujya mu rwobo rw'intare. Ngo ari kuri ncakura, ngo ubwo bwenge ubukura he? Ngo cyangwa uri muri bamwe basengera mu butayu? Ndamubwira na Yesu Kristo umwana w'Imana yararagayo, yajyaga gusengerayo nkanswe ngewe, ngo ye gusengera mu butayu? Nanjye ntiyego. Arambwira ngo ndavuze ngo guhera uyu munsi ntuzongere kugaruka hano kuri urusengero, ngo ndabivuze kabiri ntuzongere kugaruka, ngo ndabivuze ngo ntuzongere kugaruka kuri urusengero gatatu. Ndamubwira niyo ni pasiteri, ni kibi nuko wambona iwawe, n'umunsi wambonye iwawe uzafata ipanga uhere kuri uyu mutwe wanjye, ucocagure, utemagure ugeze ku birenge. N'Uwiteka Imana yera yo mu ijuru namenye ntizigere ikubaza n'igitonyanga cy'amaraso yanjye. Ntari kwahaho, nta n'inzu ya Dawe uri mu ijuru. Aha nzahaza, aha nzahagaruka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, naho nzahagaruka. Arambwira ngo nashaka kumenya ko ukomereye mu byo wizeye, ngo ariko ngo ndumva uhagaze neza mu mwuka. Nuko arangije amereza ijambo, amereza inkuru za Dawidi na Natani. Abenshi murarizi iriya jambo uburyo Natani Imana yamutumye kuri Dawidi. Dawidi yasambanyije muka Uriya akicisha Uriya, n'umugani yamuciriye ibyo mutunzi n'agatama. Noneho ndamubwira ni rero pasiteri, abanyabwoba bose bitwaza uyu mugani, ariko iri jambo si cyo rigendereye. Cyari rigendereye kumvisha Dawidi icyaha yakoze, uburemere bwacyo n'igihano bigendanye. Urupfu Uriya yapfuye na Dawidi yarakwiriye kurupfa, ingoma yigahabwa Uriya.
kuko nawe yarakwiriye kwamburwa ibyo afite bigahabwa umukiranutsi. Nuko mu gihe twe turi kuvuga ibyo, umugore w'umuhanuzi abakomanze ku rugi, ati riziki nanjye ni Karame, ati sohoka nkubwire. Pasiteri atamushaka, mwese muramubona nyuma y'amateraniro. Umugore aramubwira ngo pasiteri, nagize ibyago napfushije, none mumpereza agakado namuteguriye nkamuhereze, asohokana isakoshi nkamushyiriremo, nigendere njye gutabara. Umupasiteri abyumvise ati sohokana isakoshi bayiguhereze. Mu gusohoka umugore afata ukuboko anjyana hirya, nuko hegereye hafi y'amatuwarete, anyereka ibiganza ati do tireba ku maguru, ati reba imyenda nambaye. Arambwira ngo ndi umusirimu, sinahangara kuza ku nzu y'Imana sa gutya. Arambwira ngo rero ijwi ry'Imana, Imana yahereye kare inzanira n'iyerekwa ryawe, ihereye kare imbwira ko ugiye gupfa urupfu rw'agashinyaguro. Uriya muri kumwe muri biro mwari muri kumwe ni Yuda, umwe wagambaniye Yesu Kristo. Arambwira ngo yaguhamagarije polisi, Imana yayiyobeje. Irambwira ngo ati rero muri kumwe muri biro ntiyakwisa igicucu injiji, igicucu injiji igishegabo n'igishuba ziko n'ikigoryi ntiyego. Nari ndi kumwe nawe ntihoya. Ntiyaguhaye inkuru za Daniel muri Bibiliya ntiyego. Nari ndi kumwe nawe ntihoya. Ntiyaguhaye inkuru za Dawidi na Natani ntiyego. Nari ndi kumwe nawe ntihoya. Ani dore rero yahamagaje polisi, yaguhimbiye dosiye ikomeye, dore yagukingurije gereza. Arambwira ati ugiye kubazwa ibibazo udashoboye no gusubiza, utazi n'imvu n'imvano zabyo, ntuzashobora kubyisobanura, uzicwa urupfu rw'agashinyaguro. Arambwira ngo dore polisi Imana yayiyobeje ibajyana Mukove. Ati dore ku Mukove bahavuye irongera abayobya ibajyana Katabaro. Ariko ubu ngubu niba ari bwongera kuyoba, kuko ubu ngubu turi kuvugana ari kubayobora neza, bagiye guhikoza aha mu kanya. Ati mu kanya gato urabona bahingutsa. Arambwira ati niba ushaka no kunyara winyarete tugatsindwe, kizwa n'amaguru urapfuye. Umugore yahise asimbuka ariruka. Umva ko ntazi kwiruka ye baba we, nahise nzamura ingutiya ndirukanka, ngeze mu manda wa kaburimbo mbonye akamoto ni marayika wari ukazanye. Nahise mbamba umumotari murembuza ahita aza, duhita ducaho, ndamubwira nihute dukomereze ko Nyabugogo, dore ko ibyanjye ahanini n'abamotari, intambara zanjye ziba zirimo n'abamotari. Nuko twageze Nyabugogo rero, mu kuva kuri moto arambwira ngo ndamubaza ni ndakwishyura ngahe. Arambwira ngo umva mere wanjye, ngo naho wakwigendera nta kibazo. Arambwira ngo nyihera aho ngaho 500, ngo ndabona uri umuntu w'Imana. Ni nayo nari ifite imbere n'inyuma mu isakoshi, mu gufungura isakoshi ngo nyamuhe, umujura baraje amshikuje telefone, abarirukanze. Mu kugenda rero aciye muri amakwasteri mu mamodoka ya Nyabugogo, nasigaye nivovotera Imana. Nishyura umumotari ariko nsigara nivovotana Imana. Nzajya ngukorera wowe umembe bibi gusa, nta cyiza. Mugena nari ndi kwivovota, ariko nibuka naho nagombaga kujya kubwiriza, ariko kuko nta bundi bushobozi nari mfite, nuko nahisemo kwitahira. Ariko nta mbabaye. Nkigera mu marembo yo mu rugo rero, sanga umukecuru waturutse Muhanga ari kumwe n'abasore 2 bantegereje. Sinari mbazi, nabo ntibari banzi, ariko ngo bari bazanywe Imana yari yaciye kuri uwo mukecuru, ari marayika w'Imana wabashoreye. Bagera mu rugo bicarira ku ibaraza. Ngihinguka mu marembo, umukecuru ahaguruka ati Imana uri rudasumbwa, Uwiteka we uri igitare cyanjye, utetse ijabiro. Imana iravuga ngo nukuri ntabwo wambeshye, uwantumyeho n'uyu, imyambarire, isura, indeshyo, ingano. Aravuga ngo n'uyu ntabwo wambeshye. Aza kumobera yishimye, muri kwa guhoberana bayuzuye umwuka wera, ubuhanuzi buramanuka, Imana iruruka ivugana natwe. Ati ndi Uwiteka Imana yaremye ijuru n'isi, Imana y'abasogokuruza bawe Aburahamu na Isaka na Yakobo. Imana irambwira ngo mwana wanjye wanejeje uyu munsi, irambwira ngo natumye abahanuzi benshi barandenguha, ngo ariko wowe wagiye umfatira kirake bw'umugara uragikacira, ndi mu ijuru ndaseka. Irambwira ngo nasetse, ngo nakwishimiye, ngo n'abamarayika bari kukurunguruka. Bene data, wenda akantu navuga aha ngaha, titire ufite, icyubahiro ufite, ntacyo bivuze imbere y'Imana niba udakiranuka. Abasambanya inshuro nyinshi, abantu bakunda gusambana, Imana ibita imbwa. Ariyo mpamvu yambwiye ngo wafate kirake bw'umugara, ngo ndi mu ijuru ndaseka. Irambwira ngo reka nongere ngusekere. Nuko ajya mu mwuka nyine wo guseka. Imana irangije irambwira ngo wibabazwa na telefone yawe, nayikubikiye. Imana irambwira ngo guhaye akakonje k'ibyumweru 2, ntuzagira aho ujya, ntuzajye kubwiriza, ntuzajye gusenga.
irambwira ngo nakaruhuko ngo kuko sinezezwa n'ibitambo kuruta umuntu unyumvira. Irambwira ngo nawe wamara ibyumweru 2 ubwiriza cyangwa wiyirije ubusa, irambwira ngo uyu munsi wonyine uranejeje kuruta igihe wafata uri gusenga. Imana irangije irambwira ngo mwana wanjye wigira ikibazo cy'ibyo kurya, nzi ibyo ukunda, akira ibyo kurya, akira ibyo kunywa. Nuko irangije irambwira ngo nduwiteka dore wagukingurije urugi rwa gereza, ariko irambwira ngo ndahiye kwera kwanjye sintuma rura rugi barwegekaho warukinguje atagiye kurungurukayo. Irambwira ngo ndakurahiye humura, shyitse umutima mu nda. Yambwiye ibintu byinshi, irambwira ngo ntabwo nzigera n'umukandagira no ku marembo ya gereza. Imana imaze kumbwira gutyo, ako kanya Imana irambwira ngo mwana wanjye nguhaye umugisha. Imbwira byinshi niriwe mvuga aka kanya, n'ababani bahereza umugisha twari turi kumwe kuko bari bumviye umwuka w'Imana. Nuko birangije rero mu kubusezeranaho mbasezera ngira ngo mbaherekeze, baravuga ngo wibagiwe ko Imana yavuze ko utemewe kurenga aha hantu, kuko Imana yari yambwiye ngo ntuzagire naho ujya, uzagumaha, uzajya ukaraba, wambare, wisige, urye, unywe, ubujijwe kuva aha hantu. Nuko noneho ngo namaze kuhava, imodoka polisi bahageze wa mugore bari bamujyanye muri biro, umwe mu diyakoni. Pasiteri akibona abapolisi presenta ko abandi bari bagize ihungabana babakasorinze batashye, uwo mugore wagize ihungabana rikomeye. Nuko ubwo bashatse riziki barambuze, basabye umuntu ufite nimero yanjye, batanze itangazo mu rusengero ruyifite arayitanga, bacishijemo basanga yabaye nimero compose. Bene data, burya hari naho Imana ica mu bajura, Imana igatabara umuntu. Ni ukuri sinari kugira imbaraga zo kwijugunyira telefone, ariko urumva icyo gihe n'abajura nabo Imana arabakoresheje, baba abakozi bayo barayinyambura, mujura arayinyiba. Nuko ibaye compose, bafata gahunda yo gufata ibyumweru 2 ngo iyo telefone babe batanga nimero yanjye mu midugudu bazahamfatire neza. Nihuse ariko hazamo n'abapolisi karere, Imana ibaha umugisha, baje mu buryo bwo kureba ibyahabereye, kuhaneka koko niba ibyo babwiwe ari ukuri. Noneho rero mu butasi bwahakorewe icyo gihe, bamwe ngo bakagera abagore ati hano mwagize ibihe byiza, abagore ati ceceka si ibihe twagize, hano haje umukozi Imana imumugisha. Ati rwose twari tumaze igihe mu rungabangabo bavuga ko pasiteri asambana tugahakana. Yego bamwe twajyaga tubona utuntu tw'utumenyetso, ariko nuko Imana yamugaragaje, yamushyize ku karubanda we nihabara rye. Noneho polisi bakajijisha, ariko twumvishe ko uwo mukozi Imana yasengeye abarwayi b'ibicuri bagakira. Ati hoya, yasengeye abihana ibyaha arangije arigendera. Ubwo urumva amakuru bajyanye yizewe nayo bakoye mu bakristo. Noneho nyuma y'ibyo haciyemo icyumweru cya kabiri, nibwo ubuyobozi bwaje gutungura ya paruwasi, baza gukora ibintu byo gukontorora wa mupasiteri. Bamutunguye aza kuburirwaho amafaranga agera muri miliyoni 7. Ubwo bahise bamuhamagariza ubuyobozi bwa leta, kuko ayo mafaranga mu kuyakana kandi imibare byose bimufata, pasiteri nawe ajya gufungwa. Aba ntanze kujya kurunguruka muri gereza aho yashakaga konge. Ya dosiye yanjye bibuze gisunika. Nuko ahantu rero Imana itangarije, icyumweru cya kabiri cyararangiye, haza umwe gutya mu bapasiteri wo mu ntara mu gice cy'amajyaruguru, yiyiziye muri business, izahura n'umukozi w'Imana muvuga butumwa, barasuzanya, bamvugaho, bavuga ukuntu bateguye igiterane bakanshaka bakambura, ariko ntago cyari kiraba kandi abakristo banshaka, barahamagaye n'ubundi biranga. Wa muvuga butumwa aravuga atahatuye ndahazi, bituma baza kundeba, tubwara umukobwa wasanga yararwaye mu nzu, yaraheze mu nzu, reka tujye kureba. Bageze mu rugo basanga ndahari, ndabakiriye. Bene data, bambaza impamvu ntari kuri rezo, mbaha ubuhamya, bituma umwe yarafite telefone 2 amereza imwe, aravuga tukava kuri rezo. Nuko ikimenyetso cy'uko ivuga butumwa ryaye cyari rirangiye, bambe konje yanjye yari irangiye. Cyakoze bene data, muri iyo minsi ibyo byumweru 2 Imana yari yampaye, nkuko yari yambwiye ngo akira ibyo kurya, yateje abantu kunshaka, bari banzi n'abatanzi, harimo ngo nabo nasengeraga simbizi. Nuko
uraha bagahamagara bambura ubwo ari umukobwa wabona yararembeye mu nzu, wabona riziki yaragize ikibazo, bamwe bakajya guhaha Nyabugogo. Icyo gihe naratuwe, ngira ngo simperuka guturwa nk'icyo gihe. Habaye agashya, abaturanyi riziki kutajya mu ivugabutumwa, bamwe tubwo buri riziki wasanga yarananiwe yararembye, ati tugufashe iki, tugukorera iki. Mbese muri ibyo byumweru 2 Imana yankoreye agasurprise iranetesha pe. Nuko ndashimira Imana. Uwo mupasiteri nawe yafunzwe nk'agahe nk'ukwezi gutyo, yari yagiye kurunguruka si ugufungwa, nyuma yazo baza kumufungura. Ndashimira Imana. Sawa rero, ariko twigaruke kuri rya jambo ngo abantu bakabije kuba benshi. Ikibazo si uko insengero zitubatse neza, ikibazo ubwo ni insengero zo mu mwuka, ni insengero abantu bakabije kuba benshi, ab'Imana ishaka ntiri kubabona. Nuko uramenye utazasigara. Imana nukuri muri bake mu ngabo 300 Imana iri kwemera. Waranire kubamo ku buryo wazatabarukana na Kristo amahoro, na ukanesha isi ukazasoza urugamba amahoro. Ariko utaguye mu nzira, utaguye ku kagezi, udasigaye kuri aka kagezi ka korona, wenda muri iyi minsi Imana iri gupimiramo n'abakristo ngo uhasigare uhagwe. Siho honyine, ni ukuri ibyiza biracyaza, n'ibibi biracyaza, kuko tukiri mu isi kugeza igihe Yesu azagarukira. Uhore mwiteguye muri maso kugaruka kwa Yesu. Murakoze. Imana igushoboze kuba mu mubare mutoya, Imana yishimira. Muraho yemwe, muraho bene data, mugira amahoro. Reka dusenge. Imana ishobora byose, muremyi w'ijuru n'isi, turinde kuba mu mubare nyamwinshi mu gihogere cy'abantu benshi kandi utishimira. Dushoboze kuba mu mubare muto nk'uko Yesu wirirwanaga n'abantu benshi, ariko mu gutaha ugatahana n'abigishwa 12 kandi habonetse 5,000 binarenga by'abantu. Ariko dushoboze kuba mu mubare wishimira, kandi abantu benshi bari kujabagiza amazi urimo inkimbwa, bari gukora ibyaha ngana ngo Imana yicaye ku ntebe y'imbabazi. Ubahe kugarura imitima, bave muri rubanda nyamwinshi, bave mu kwirara, bashaka ubwami bw'Imana. Abazi uko biboneye, bambara ubusa ngo Imana ntibireba, bakabajabagiza amazi urimo inkimbwa. Ubahe kwisubiraho, abakobwa babaye ibirara, abasore, abagore, abagabo, ubashoboze kwita ku iherezo ryabo kuruta ibindi byose bari gushaka. Urakoze kunyumva, ngaho urushaho kweza umugeni wawe no kumutunganya kugeza igihe uzagarukira. Murakoze Mwami Yesu ko wanyumvise. Tubisabye Data wera wo mu ijuru, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo.